kandi sinahunze ubwigenge nyine sinenzi n'icyo ari cyo muto cyane. Icyo nazindukiye kubabwira si ubuzima bwanjye n'ibyo nabonye icyo gihe, n'ibyo nabonye icyo gihe cyane cyane mu mpunzi zabaga Burundi, impunzi zari zigwiriwemo mu by'ukuri Abatutsi. Nibutse kandi ku itariki ya mbere Nyakanga 1962 atari umunsi w'ubwigenge gusa ku Rwanda, ni n'umunsi w'ubwigenge ku Barundi. Abarundi nabo barigenze. Abarundi ntabwo bari bafite ikibazo cy'amacakubiri hagati y'Abahutu n'Abatutsi nk'uko twari tugifite. Ingero natanga nuko barashyingiranaga ndetse no mu rwego rwo hejuru, nk'umufasha w'umuganwa muzi cyane witwa Rwagasore, bose bakunda Abahutu n'Abatutsi, yari umuhutukazi. Abarundi bari batangiye ubwigenge bwabo basangiye ubutegetsi, bose bahuriye mu ishyaka riganje ryitwa Iprona. Bari bafite umwami wabo bamukunze icyo gihe. Abanyarwanda na revolution yabo barahunze bageze mu Burundi, bahajyanye n'amacakubiri yabo n'ikibazo bafitanye n'igihugu cyabo, ku buryo Abarundi bigenga wasangaga Abanyarwanda ari iciro ry'imigani, bavuga bati impunzi z'Abanyarwanda mutuzaniye ibibi hano, mwirukanye umwami wanyu. Impunzi mbese ntizari zifashwe neza, ntizari zikunzwe. Abarundi, Abahutu n'Abatutsi bari bafatanyije, haba muri iyi Iprona yashinzwe n'Abahutu n'Abatutsi, bari bayikomeyemo, bamwumvise bitwa ba Mirerekano, mwumvise bitwa ba Ngendandumwe n'abandi. Leta yari isangiye bahuriyeho kandi icyo kibazo kitagaragara, wenda cyari gihari ku maso yanjye y'ubwana ntabwo nakibonaga, ariko kandi nuko leta yari iteye, nuko wumvaga mu mihanda nta cyari gihari. Gusa hashize igihe gitoya nabo batangiye kugira amacakubiri ameze nk'ayacu, ndetse binavugwa yuko Abanyarwanda babanje nko muri 1964 batangiye nabo ikibazo cyo kurebana nabi hagati y'amoko, ndetse biza kuvamo n'iyicwa rya Minisitiri w'Intebe icyo gihe wari umuhutu witwaga Ngendandumwe. Nabo ntihashize imyaka irenze ibiri yindi muri 1966 habaye coup d'etat yakuyeho umwami, nabo birukana umwami wabo. Urumva ko ibibazo byagiye bihurirana, iby'u Rwanda n'u Burundi, na independence ntiyaciye kabiri, na demokarasi yabo yonshya ntiyagenze neza, hagiye hamwe n'ibibazo byinshi birimo n'ubwicanyi bushingiye ku moko, cyane cyane bitangira mu gisirikare biza kugera muri 1972 nk'uko mwabibonye. Icyo gihe cyose rero independence gitangira mu Burundi no mu Rwanda, Abanyarwanda b'impunzi b'Abatutsi bayibonaga gute? Kuri bo umuntu wari ushyizwe mu majwi cyane wavumwaga yitwaga Gitera na Prosoma. Hari indirimbo zibivuga bati igihe Prosoma yatwikaga u Rwanda, bakavuga Gitera bakavuga Prosoma, niyo yavugaga cyane. Hashize imyaka mike washyirwaga mu majwi cyane yari Kayibanda na Parmehutu, bakamuvuga ibi byose bishobotse, bakavuga ko abo bose ari za Prosoma, ari ba Gitera, ari ba Kayibanda, abo bose mu by'ukuri basa n'abibye ibintu byakorewe n'umuntu w'intwari cyane witwa Mutara Rudahigwa, umwami wishwe n'abazungu, akicwa n'abazungu kugira ngo nyine igihugu bakigire umuyonga, bagihe abatagikwiye. Abo bose niko wasangaga n'ibyo byavugwaga. Mu myaka ya mbere nk'uko mubizi, ndetse hagerageje no kubaho ibitero ku Rwanda. Nari umwana muto, ariko harimo ibyo nabonaga, Barukeba narababonaga, n'abandi. Iyo habaga habaye ibiriyo by'inyenzi zishwe, warabyumvaga mu miryango, ukabona abantu bariho bararira ko umwana ntaba yumva ibyo ari byo kubiruze. Ibyo byose byarabaga mu by'ukuri, ibyari bishimishije abantu mu Rwanda byavaga mu ndirimbo umuntu akazumva ko radiyo abake bari bayifite icyo gihe, ntabwo twari mu gihe cya internet, na radiyo yari ifitwe n'abantu bake cyane muri izo mpunzi. Abashobora kuba bafite radiyo wumvaga baririmba n'indirimbo zo mu Rwanda, bari bafite izabo, yego zamagana Kayibanda, zamagana Gitera, zivuga ko revolution na independence ari ibintu bibi cyane. Ariko rimwe na rimwe bakaririmba n'amajyambere nk'uko abanyamatwe baririmbaga. Sinzi niba bari ko hari nk'indirimbo bavuga ngo amajyambere dukesha u Rwanda, ngo ntavuga ngo yamare ngo komine zarashinzwe. Izo zose no mu mpunzi barageraga bakaziririmba, iyo babaga bibagiye gatoya yuko ari impunzi. Igihugu cy'umuntu agendana nacyo
nk'uko Karangwa yabivuze mu kanya, nabo baranyarukaga bakaririmba izo ndirimbo zose na za turatsinze bakaziririmba baziseka ariko bakaziririmba n'izindi nk'izo ngizo izo ndirimbo zose zarimbwaga mu Rwanda, zanarimbwaga no mu mpunzi, ubundi bakagira igihe cyo gutuka Kayibanda, cyo gutuka revolution, cyo gutuka iki cyose. Ibyo byose byanagiye mbyumva ndi umwana. Nza gutahuka mu Rwanda 1969 uko yarashize imyaka 7 gusa. Ibyo byose revolution yari yabaye imbere yego, ariko independence yari imaze imyaka 7. Ntahutse nasanze ubutegetsi buri busaza bwa Kayibanda, nanjye ntangiye guca kenge, ntangiye imyaka mikuru. Icyo gihe ibintu nagiye mbona independence nasanzwe ivugwa neza, hari izo ndirimbo nziza nazisanze, nsanga revolution ivugwa neza, yari indi gahunda. Haza kuza 1973, icyo gihe importance ya independence muzi ko yahise ihagarara. Nibyo nk'uko mugenzi wanjye yashoje mu kanya, independence buri wese afite uko yayibonye, uwavukanye nayo akamenya ibyo yamuhaye yagiye aririmba neza, abandi nabo yasanze mu buhunzi bayigiraga nka synonyme y'ibibazo bafite bakayikoma. Ibyo byose bikaba ari ibintu tugomba nk'abanyapolitike, nk'ibyaduteranije umunsi kwibuka, tukishyira mu mwanya buri wese uko biri kose. Independence ni umunsi mukuru w'igihugu cyacu. Nta gihugu kitagira independence, igihugu cyagize ubwigenge. Ayo mateka yacu tugomba kuyakira, ariko tukamenya n'ububabare abanyagihugu bagiye bagira hirya no hino, tukabiganira